umugore uzi ubwenge yubaka urugo ariko umupfapfa we ararusenya. Yego. Nkabasaba abagore badukurikiye ndetse n'abagabo bagerageze kwicara hasi bagire communication bicare baganire ku mutungo wabo. Yaba umugabo ntavuge ngo umutungo n'uwanjye, yaba umugore ntavuge ngo umutungo n'uwanjye. Hari abagore bagiriwe amahirwe yo gukorera amafaranga menshi, ntiyumve ko niba akorera amafaranga menshi agomba gusuzugura umugabo, ntiyumve ko niba akorera amafaranga menshi agomba kuyapfusha ubusa akayajyana mu tubyiniro akayisohokanamo n'abandi bagabo. Urugo rutera imbere kubera yuko abantu babiri bafatanyije, kuko nawe biravuga ngo babiri baruta umwe, kuko bombi iyo bashyize hamwe ibihembo byabo bigera ku Uwiteka. Turi kumwe na Mama Nana, Devos TV, Mama Mignone Official, Ingoro TV, The Blessed TV karindwi. Ibintu nitirebye byarakemutse ku mubyeyi mwiza muri kubona hariya niwe witwa se wagiye ukihorera Mama Nana. Ariko tuzavuga abantu beza bakiriho. Bakiriho tubite beza. Dushimira abantu mwakoze subscribe mwese, Imana ibaha umugisha kandi Uwiteka ahindura amateka y'ubuzima bwanyu. Nimba utameze neza ukaba uri kwa muganga ku gisasiro mu rugo iwawe, reka twakire Mama Nana dutangire ikiganiro dusenga. Kadusenge mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Imana yacu uri mu ijuru turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, tugushimiye kurinda kwawe kwiza, waraturinze byose byatambutse Mana, tugejeje kuri isa turi bazima, izina ryawe nirishimwe. Abenshi bamaze kugera cecekerwa, abandi bari kwa muganga, n'ubu abandi bagiye gushyingura, ariko kuba twebwe turi bazima tuguha icyubahiro Mana ubishimirwe. Kano kanya rero Mwami turakwinginze mbere yuko dutangira iki kiganiro, utweze udutunganye, utubabare gukiranirwa kwacu kose, erega twatandukira mu byo tuvuga, turakwinginze Mana ngo tubabarire. Urakoze rero Nyiringabo Imana, gahunda zose ziyoborwa nawe, akanya kose tumara mu kiganiro bane natwe, kandi nukuri amagambo tuvuga agire abantu bose akamaro ku isi yose muri rusange, kandi Mwami udufashe kubana nawe mu bihe byose. Urakoze ko mva gusenga kwacu, ibyo ushaka n'ibyo ushima, ubuduhera ubuntu ku bwawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Mama Nana, Karame. Imana iguhe umugisha. Amen. Uyu munsi wambwiye ngo ubikiye Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi n'Abarwanda fomu ngo agaseke ngo bicare gusa bige, ansaba kutabavugiramo kugira ngo mwiyumvire. Ni karibu. Murakoze cyane. Ndabashimiye mwese abari kunyumva banteze amatwi. Nkuko amaze kubivuga, Devos TV, Mama Mignone Official, Ingoro TV, The Blessed TV 7, twese turakurikiye, namwe mudukurikiye, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero nateguye ikiganiro kivuga uruhare rw'umugore mu muryango. Ariko uyu munsi noneho birahindukaho gato kuko ndifashisha Bibiliya. Cyane ko turi abakristo, ndi kubwira abagore b'abakristo, kuko hari abakristo batandukira inshingano zabo. Abagore burya umugore mu rugo ukijijwe usenga abasha kuzamura urugo rukagera ku iterambere ndetse bakazajya no mu ijuru. Natinze rero turabanza tuganire ku mugore umwe wo muri Bibiliya witwa Yezebeli. Ubwo ndanza kuvuga uruhare rw'umugore mu muryango, mvuge ku mugore mubi, nze gusoza mvuga n'umugore mwiza. Twifashishe ijambo ry'Imana riri mu Bami ba mbere. Abami ba mbere igice cya 21. Igice cya 21. Abami ba mbere igice cya 21. Yego. Titire y'amagambo iravuga Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Ntabwo nahasoma hose bitewe n'umwanya muto yadufite. Ahabu turasoma ku murongo wa 2. Ahabu abwira Naboti ati, mu ruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza, cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Naboti abwira Ahabu ati,
biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari kubw'ijambo Naboti w'i Yezerēli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, byanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezebeli araza aramubaza ati ni iki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'i Yezerēli nkamubwira nti mu ruzabibu rwawe turugure ifeza cyangwa washaka naguha urundi mu cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezebeli aramubwira ati dorere nutegeka ubwami bwa Isirayeli byuko ufungura ushira agahinda ninjye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'i Yezerēli. Amagambo ni menshi, abazi gusoma no bakurikirana ijambo ry'Imana bakomeza bagasoma hepfo uko byaje gukurikiraho. Urumva haba amaze kujya kunyaga gushaka kunyaga Naboti uruzabibu rwe, yageze mu rugo umugore we aramubwira ati wihangayika mugabo wanjye, uruzabibu rwa Naboti ndaje ndugushyikirize mu biganza byawe. Iyo aba umugore mwiza yari kuvuga ati byikubabaza mutware, ibintu byo mu gihugu cyose ni ibyawe, wagura n'ururenzo rwa Naboti, kuki urwa Naboti arwo rugushishikaje. Ariko kubera ko yari umugore mubi, yaramubwiye ati wirakara mutware wanjye ndakwereka ukuntu urwo ruzabibu ndugushyikiriza. Ibyakurikiyeho bashatse abagabo b'ibigoryi bashinja Naboti ko yatutse umwami n'igihugu. Naboti bamutera amabuye arapfa, uruzabibu barutwara bataburanye kubera umugore mubi. Umugore mubi rero yirukana abashyitsi mu rugo, umugore mubi yirukana abavandimwe mu rugo, yewe n'abo bavukana arabirukana. Umugore mubi rero nta kintu na kimwe yageza ku rugo n'iki na gitoya, kubera ko ahorana umushiha, n'uje umusanga aramwirukana, n'uje umusanga nta kintu yamumarira. Kandi noneho mu migani ho 31 hakatubwira ngo umugore w'imico myiza ninde wamubona. Imana itugirire neza. Umugore w'imico myiza wo ndaza kumuvugaho tugeze ku mugore w'imico myiza. Ariko umugore mubi twagiye tubabona benshi. Yezebeli yaza ku umugore mwiza, yari kugira inama Naboti akavuga ati wihangayikishwa n'uruzabibu rw'uriya mutindi, nta kintu rwana kumarira, twagura izindi, amafaranga turayafite, igihugu kiri imbere yacu, wahitamo ahandi ushaka, ariko ntugire gute, ntubabazwe n'uruzabibu rwa Naboti. Imana itugirire neza. Ubwo rero umugore mubi mu buryo bwose ntiyubaha umugabo. Umugore mubi asuzugura famiye. Umugore mubi atuma umugabo ajya mu isindwe. Inshuro nyinshi la majorite nabonye abagabo benshi bajya no mu busambanyi kubera abagore babi. Kuko igihe cyo gutakiragera niba afite akazi agatekereza hataka habura agashoka kabari, yahagera mu kabari, urya hari n'abagabo babi nanone, yagera mu kabari agahura n'undi mugore n'abahobagiye bakaba barakururukanye. Niba mwibuka neza ikiganiro twigeze kugirana cy'abagabo bahinduranyije abagore, bire byose hari igihe biterwa n'imiryango mibi batuyemo. Umugore mubi akakubera igikwa, kubera igihanda, bigatuma ujya mu kabari kakakuzanisha ubusambanyi, n'amafaranga yose ukayatsinda mu busambanyi, amafaranga yose ukayatsinda mu kabari, bigatuma abana babazamaye ibobo kubera umugore mubi. Umugore mubi ntago nabona uko muvuga kuko ni byinshi cyane, ibiranga abagore babi ni byinshi. Kuko urumva umugore wamaze kuba mubi nta cyubahiro aba agifite. Umugore wamaze kuba mubi ntiyita ku mugabo. Bya bindi byose twavuze, guha umugabo icyubahiro, guha umugabo ibyo akwiriye, kubariza inshingano z'umugore nk'umugore mu rugo, ibyo byose nta na kimwe yubahiriza. Nkabambwira abadukurikiye rero twirinde kuba nka Yezebeli. Niba umugabo atashye akaza akubwira ati mu kazi nahuye na databuja yangiriye nabi byagenze gutya, mubwira uti hangane mugabo wanjye, umusengera azahinduka. Ariko ntabwo ugomba guhita umuha imipango utangiye kumubwira ati burya ariko rero buriya ati kiriya kigabo twanakica. Abagore benshi niko bameze,
nibwo bahita bayoboka iy'abapfumu, nibwo bahita bayoboka iy'abarozi kugira ngo baze bavuga ati kugira ngo akazi kawe kazahameho nuko kiriya kigabo tugicurika, nuko kiriya kigabo tukigira kuriya. Umugore mubi nta kintu na kimwe akugezaho. Yego. Iteka ryose atuma urugo rwawe rusubira inyuma. Iteka ryose atuma unacika amazi mu muryango. Yego. Famiye ikakwanga kubera umugore mubi. Yego. Rero nkumva nkuko natangiye mvuga ngo uruhare rw'umugore mu muryango nuko umugore ahava akagera. Buriya naje gusanga umugabo uko umutwaye wa mugore we niko agenda. Abagabo bameze nk'abana. Ukibana n'umugabo wawe ugatangira kumufata neza, mugabo mwiza, icyo ubumenyereje ukagikomeza, kuko iyo ukiretse yibaza impamvu wakiretse mukanagipfa. Ubwo rero umugore mubi ntatuma iterambere ribaho. Umugore mubi ni wa mugore muhembwa wagera amuziye amafaranga mu rugo agatangira kukubaza ibyo wayakoresheje, ese byari ngombwa, ese ibi kuki wabigenje gutyo, nawe usigaranye akayakwambura, ugasanga yajyanye mu bindi bidafite akamaro, ugasanga ni wa wundi ukubwira ngo musohoke buri weekend kandi ntimugirane inzu yo kubamo. Ubwo urumva atari umugore mubi. Cyane. Umugore mubi ni wa wundi uzana amafaranga make uti aya mafaranga ukora ushoboka byose rero umugore mwiza tuzayarye ukwezi kubera ko nta handi tuzayakura. Akayafata agahita yijyanira kugura imyenda. Abagore benshi twikundira kwambara neza, ariko wakambara neza, urambara neza uzi neza ko umwana wawe yariye? Ese urambara neza uzi ko minerivare yishyuwe? Ese urambara neza uzi yuko wa murima abahinzi mwabishyuye? Ariko icyo nashaka kubwira abagore badukurikiye nuko bareka kuba abagore babi, bakaba icyitegererezo, umukaba umugore mwiza. Nkagaruka rero noneho ku mugore mwiza. Umugore mwiza we tumusanga muri Samweli wa mbere. Samweli wa mbere ibice Samweli wa mbere ibice 19 ku nkuru z'umugabo witwa Nabali n'umugore witwa Abigayili. Dawidi ngo yari arimo nacyo turasoma nyuma, ariko Dawidi muri cya gihe yari yarahunze yaje kugera ahantu ngo hari umugabo witwa Nabali ari gukemuza intama ze. Abwira abagaragu ati nimugende, Nabali nigeze kumugirira neza, mugende mumubwire ko abashumba banjye bashonje arebe ko yaduha ibyo kurya. Abagaragu be baragenda, bageze kuri Nabali niwe bahingukiyeho, baramubwira bamubwira uko Dawidi abatumye. Bamaze kubibabwira, Nabali avuga ati Dawidi ni igiki? Dawidi ni mwene nde? Ndamugirira neza nkande? Mbese arabasuzugura bikomeye. Basubirayo bajya kubwira Dawidi uko Nabali abashubije. Dawidi nawe itarakara avuga ati kiriya kigabo n'ukuntu nakigiriye neza, reka nze tugitere. Ariko amahirwe ye niko nabyita, yari afite umugore mwiza. Umugore witwaga Abigayili. Ngo umukozi wabo aragenda abwira Abigayili tuzi ibintu Nabali akoze. Uzi ko yirukanye abagaragu ba Dawidi bari baje kumubwira ngo abafashe barashonje. Abigayili akibyumva yahise agenda atavuganye na Nabali, ashyira amatandiko ku ndogobe, ashyiraho ibiryo, ashyiraho ibyo kunywa, aragenda yihuta ngo ashyire Dawidi n'abagaragu be. Mu kugenda ahura na Dawidi arimo araza kugirira nabi Nabali. Umugore ahita ava ku ndogobe akubita ifukamiro hasi aravuga ati ndakwinginze ntugire nabi umugabo wanjye, erega Nabali niryo zina rye risobanura ubugoryi. Arapfukamiriza asabira imbabazi umugabo we. Dawidi ababarira Nabali n'umuryango we kubw'umugore we Abigayili. Imana itugirire neza. Hanyuma Abigayili amaze kubikora gutyo, ibyabaye Nabali ntiyamenye ibyo ari byo, abahereza ibyo kurya, yigarukira mu rugo, Nabali ntazi ibyabaye. Agirirwa neza kubw'umugore mwiza. Umugore mwiza rero ni nabyo biri tubwira ngo gusubizanya neza bihosha uburakari. Umugore mwiza iyo umubwiye nabi agusubizanya urukundo. Ati mugabo wanjye wabaye iki? Umugore mwiza n'uwo hanze yamututse acisha make. Umugore mwiza afite ibintu byinshi
twagiye tubivugaho inshuro nyinshi ingingo zigize umugore mwiza. Umugore mwiza rero igihe cyose no hanze barabivuga, ariko uriya mugabo nubwo atari mwiza afite umugore mwiza, ati tumukundira ko ntawasubiza inyuma, indushyi arazigaburira, abashonje arabagaburira, ababuze aho baryama arabasasira bakaryama. Akaba rwo tugaruka kuri iriya mu migani 31, igice cya 31, umugore mwiza ninde wamubona? Aho ngo ishime ry'umugore ufite umutima, ku murongo wa 10, umugore w'imico myiza ninde wamubona? Arusha cyane rwose Marijane igiciro. Umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza ntago amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. Ameze nk'inkuge z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikura kure. Abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abaja be imirimo bakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo inzabibu, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye. Ratubwira ngo umugore mwiza ninde wamubona? Hepfo haratubwira ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Umugore mwiza n'umugabo aho ari hose avuga ati reka mbabwire mwabagamwe mfite umugore mwiza, n'abandi bose baramenya ko afite umugore mwiza. Hari aho yatubwiye ngo umugore mwiza ngo abyuka butaracya, akagaburira abo mu rugo rwe. Bisobanura ngo umugore mwiza ashyira ibintu byose ku murongo. Hari n'ibyo akora umugabo ntabimenye. Ntago ari wa wundi ubyuka ugenda ngo asanga umugabo akiryamye akiri mu gitanda ngo ngo ariko nta munyu dufite, ngo ariko nta kibiriti gihari. Mbese umugore mwiza, umugabo ari nk'umutware, hari ari nk'umwami, ntazi ibyabaye. Umugabo icyo akora ni ukubahiriza inshingano nk'umugabo, hanyuma umugore nagashyira mu bikorwa ibyo umugabo yamubwiye gukora. Bisobanura ngo nta nkeke ahoza ku bantu, yaba bari mu rugo rwe, yaba abaturanyi, yaba abo basengana, n'abantu bose bahora bamutangira ubuhamya bakavuga ati kanaka ni umugore mwiza, kanaka ni umukiranutsi, kanaka azajya mu ijuru atanapfuye. Uruhare rw'umugore mu muryango rero ni uko igihe cyose ashaka igiteza umuryango imbere. Yego. Niba umugabo amubwiye ati ese madamu wanjye ko mfite 100,000 tuyakoresha iki? Akora igishoboka cyose ku buryo amafaranga bayabyazamo umusaruro, ku buryo umugabo nawe ubwaho yicaye avuga ati nta mpungenge mfite zo guhereza umugore wanjye amafaranga, kuko nzi neza ko umugore ajera amafaranga uko abyumva kandi bikagenda neza. Kuko nzi umugabo wajyaga ahembwaga amafaranga na menshi pe, akaza akayihereza umugore, akamubwira ati umugore wanjye nahembwe akira, bakayakorera umubare. Umugore akavuga ati aya ngaya azishyura amafaranga y'ishuri y'abana, aya ngaya tuzayahahisha, aya ngaya ni saving agomba kujya kuri konte, aya ngaya akira nawe mugabo wanjye we kujya ugenda nta kintu ufite ku mufuka. Mbese akaba ari we gerante w'urugo rwe. None se umugore mubi koko, wumva noneho umugabo yanavuga ati none wa mugore nimuha amafaranga arayasesagura, urumva aba atari kwihemukira. Nabwira abagore badukurikiye ko bagomba kuba abagore beza, kuko nawe ravuga ngo umugore mwiza yubaka urugo, ngo ariko umupfapfa wararusenya. Umugore uzi ubwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa we ararusenya. Yego. Nkabasaba abagore badukurikiye ndetse n'abagabo bagerageze kwicara hasi, bagire communication, bicare baganire ku mutungo wabo. Yaba umugabo ntavuge ngo umutungo ni uwanjye, yaba umugore ntavuge ngo umutungo ni uwanjye. Hari abagore bagiriwe amahirwe yo gukorera amafaranga menshi, ntiyumve ko niba akorera amafaranga menshi agomba gusuzugura umugabo, ntiyumve ko niba akorera amafaranga menshi agomba kuyapfusha ubusa, akayajyana mu tubyiniro, akayisohokanamo n'abandi bagabo. Urugo rutera imbere kubera yuko abantu babiri bafatanyije.
kuko nawe biravuga ngo babiri baruta umwe kuko bombi iyo bashyize hamwe ibihembo byabo bigera ku Uwiteka. Ntabwo rero ikiganiro cyanjye ngikerereza ngo mvuge byinshi kuko n'ubundi ikiganiro kirekire usanga atari cyiza, gusa icyo navuga ni uko uruhare rw'umugore mu muryango, umugore mwiza ateza imbere urugo, umugore mwiza ateza imbere imiryango. Ugasanga abwira umugabo ati wa murumuna wawe ariko buriya ntabwo twamushyira mu ishuri akiga, wa murumuna wawe burya akaba ari uba nyambere kwita ku muryango w'umugabo. Kuko icyo gihe umugabo abonye ubikoze gutyo aranakwibutsa akavuga ati ese buriya murumuna wawe waramwibutse, bagahora bibukiranya. Ntibatume umugabo igihe cyose niba abonye udufaranga akajya guha umuvandimwe yihishe ngo umugore atamutuka cyangwa umugore atamwica. Icyo gihe urugo ntaho ruzagera, nta n'urukundo rwaba rurimo. Imana ibahe umugisha. Sinzi niba hari icyo wambaza. Ubuse twabaza cyangwa twashimira abantu tukakubwira tukababwira ngo kwa Mama Nana hariho nomero ya telefone, ujya wibuka kuyishyiraho Mama Nana cyangwa uri buyitange. Nimero yanjye ni zeru. Televiziyo y'uyu muvandimwe kugira nabo bakayimenya. Yitwa gute? Baju TV show. Nimero yanjye ni 0788 25 666 54, kandi mukibuka no kunyarukira kuri Baju Show TV show, naho mugateraho subscribe, comment, share and like. Murakoze cyane. Ibintu byasobanutse.